Ndabasuhuje mwese abakunda ubutumwa bwiza aho muherereye, Imana ibagirire neza kandi basange. Muri uyu mwanya tugiye kumva tukiri muri introduction yo gusenga. Hari uwabajije ikibazo kiri mu Bafilipi ibice 4:6 havuga ngo ntimukagire icyo mwiganyira, ahubwo ibyo mushaka byose bimenywe n'Imana, mubisabiye mubyingingiye mushima. Uyu wabajije ikibazo arabaza ati ese bisobanuye iki cyangwa se bishatse kuvuga iki? Ni ukuvuga ngo tuzagerageza kubirambura muri iyi sije y'amasengesho, ariko wenda gato reka tubagezeho igisubizo kigufi kivunaguye ku kibazo cya mwene data cyabajijwe muri uru rwandiko rw'Abafilipi ibice 4:6. Kubaza ni byiza kandi bitera kumenya, kandi Bibiliya isobanurwa n'indi. Hari amagambo menshi ushobora kureba noneho ukajya wayagiraho ikibazo ukabaza Bibiliya nyine ukareba ayandi bisa. Hano harimo amagambo agera nko muri angahe uvuze. Harimo kutiganyira, ntimukagire icyo mwiganyira. Ni ukuvuga ngo nta kintu na kimwe wagombye kwiganyiraho ngo uvuge ngo mbese gisa nkaho kidafitiwe igisubizo, ngo kiguhangayikishe mbese wumve wihebye ko mbese uri muri situation incontournable. Iryo rihita rituzana ku byo Yesu yigishije abwira abigishwa nyine n'ubundi avuga ati ntimukiganyire, ati Imana yambika uburabyo inyoni zo mu kirere, ntizihinga ntizihunika, ariko data wo mu ijuru azibeshaho. Ati ni gute mwebwe izananirwa kubabeshaho? Iryo humure Yesu yatanze agereranya avuga ko uburabyo bwambikwa n'inyoni zo mu kirere zidahunika zibasha kubaho umunsi ku munsi, niko natwe tutagomba guhangayikira iby'ejo, kuko ngo iby'ejo bibara ab'ejo. Ushobora kuvuga ati iby'ejo bikaguhangayikisha nyamara utazanagerayo, kuko tumenya iby'uyu munsi ariko ntitumenya ngo ejo tuzaba tukiriho. Ubaye rero ubayeho uzi ngo uriho uyu munsi, ejo ntuzaba uriho, ukaviva preza, nta nubwo ibya bindi wavugaga by'umubiri byakakuraje inshinga ngo bikuraze ijoro ngo urare udasinziriye wiganyire wumve ko byacitse. Aho ni kuri kote yo kutiganyira, ngo ahubwo ibyo mushaka bimenywe n'Imana. Yego, ni aho ngaho, ibyo mushaka bimenywe n'Imana. Ni iki wifuza? Ni iki ukeneye? Imana ntabyizi? Aho rero niho duhita tugaruka. Ese ibyo nkeneye Imana ntabyizi? Ntishoboye kubiprovidinga? Ntishoboye kubimpa? Kuki itabimpa? Rero aho ngaho rero niho harimo kwizera, ukizera ko ubihawe, ukizera ko ubihawe cyangwa se wabihawe, ukicara utegereje igisubizo uzi neza ko uzabihabwa. Ibyo se ni ibihe? Ni ibiki? Ibyo mushaka ni ibiki? Ni ibyo mu mubiri? Ni ibyubaka ubugingo? Ni iby'umwuka? Ni ibiki? Ngo ibiri mu isi ni irari ry'amaso, ni irari ry'umubiri, mbese iby'abantu baruhira, iby'abantu bagokera, iby'abantu ibibaraje inshinga
ni iby'umubiri. Ubigenzuye unabirebye ahanini 100% ni iby'umubiri, nibyo bihangayikishije abantu. Ibyo twifuza, ibyo dushaka bimenywe nayo. Ni ibihe dushaka itazi? Ni ibihe dushaka itazi itaduha? Ibyo tuyisaba ni ibiki? Wari uzi ko burya n'umujura iyo agiye kwiba asenga ngo ntafatwe? Ese ubwo ibyo nabyo tuvuge ngo ni isengesho ry'umujura? Urinde umenyesha Imana, kuko ijambo ry'Imana riravuga muri Yesaya ibice 59 ngira ngo gukiranirwa kwanyu niko kuba. Imana ntiyapfuye amatwi ngo inanirwe kumva. Gukiranirwa kwanyu niko kutuma ibima amaso ntibumve. Uri umukiranutsi? Uri umukiranutsi? Gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete. Uri umukiranutsi? Imana igutega amatwi ryari? Mu buhe buryo? Ese uhorana n'Imana? Uri mu busabane bwawe n'Imana? Imana izi ibyawe? Ibimenya mu zihe nzira? Ibimenya ite? Ngaho rero ahari za point d'interrogation. Mubimenyesheje Imana, mubyingingiye, musabye. Icyo dusaba Imana ni iki? Ngo musabe muzahabwa, mukomange muzakingurirwa. Musabe muzahabwa, mukomange muzakingurirwa. Ngo kugeza uyu munsi ntacyo muransaba, ngo ariko nimugira icyo musaba cyose mu izina ryanjye nzakibaha. Ngo mwishimire Uwiteka, ngo ibyo mwifuza byose nabyo azabibaha kuko mwamwishimiye. Urumva igikenewe ni iki? Ni bwa busabane bwawe n'Imana. Dusabana gute? Kubera ko twahujwe nayo. Twahujwe nayo muri Yesu Kristo. Ibyo dukeneye byose yabiduhereye muri Kristo. Turabifite already. Nous les avons. Turabifite. Birahari. Yarabiduhaye. Turabizi ko yabiduhaye. Twarabyakiriye. Turabiviva. Tubona ko ari ibyacu. Ibyo yaduhereye muri Kristo turabizi. Imigisha yo mu buryo bwose bw'umwuka yavuye mu ijuru ikayiduha turayizi, turayifite. Ibyo yaduhaye turabifite. Kuki tujya imbere y'Imana nk'abadafite icyo bafite? Urukundo yadukunze ikarushira mu mwana wayo ikamuduha, yamuduhananye n'ibindi byose. Ngo nzabamara ubukene bwanyu, nzabamara ubukene bwanyu. Abafite inzara n'inyota nimuze ku mazi. N'udafite ifeza nawe naze. Atunywa amazi muha ntazagira inyota ukundi. Mfite ibiryo mutazi. Ibyo biryo tutazi nibyo agaburira be. Niko yabwiye abigishwa ati mfite ibiryo mutazi, ari kuganira na wa Musamariya. Ati ko twari turi kumwe nawe hano, ninde wamuzaniye ibiryo? Ko tutabonye umuntu wamuzaniye ibiryo? Ibiryo rero atanga ni ijambo rye. Ijambo rye niryo ritubeshejeho. Kumwizera niko kutubeshejeho. Tubeshejweho no kumwiringira. Ntacyo tuzakena, niwe mwungeri wacu. Ati nziha ubugingo, ntizizasonza na hato, ntizizakena na hato. Nziha ubugingo. Ndazizi, nazo ziranzi. Nziha ubugingo. Ni njye rwuri rwiza. Ndaziragira, nkaziryamisha ahari ibyatsi bitoshye, ahari amazi meza, amazi zikanywa zigahaga, nkazigaburira ubwatsi bwiza.
ni nk'igiti cyatewe ku mugezi, gihorana amakakama, mbese gihorana ibibabi bitoshye, imbuto zirama cyangwa se zirera, ntigitinya amapfa n'iyo izuba ryacana. Ngicyo dutewe ku mugezi, n'iyo amashyo yashira mu biraro bagahingira ubusa imyelayo, nta kizadutandukanya n'urwo rukundo rwa Kristo. Waba uraye, Kristo araguhagije. Wambaye ubusa, Kristo araguhagije. Wabuze umuntu cyangwa se uri mu byago, Kristo araguhagije. Wishime iteka, mwishime iteka, nta kwiganyira. Mu ijuru ngo ni igihugu cy'ibyishimo n'amahoro n'umunezero. Mwizere Imana, nanjye munyizere. Niko Yesu yavuze. Turamwizeye, turamwiringiye, turi muri we, ari muri twe. Ntacyo tuzakenera, dutegereje ko impanda izavuga tukajya kubana nawe mu mahoro adashira, aho tutazongera kurira ukundi, aho tutazongera kugira ibibazo ukundi, aho tutazongera kugira ikintu cyaduhangayikisha mu buzima. Uwo munezero, amahoro yanjye ndayabahaye, uwo munezero tuzagira mu ijuru tuwuviva tukiri aha. Ibyo amatwi atarumva n'iby'amaso atarareba turabibona. Bya bindi yasezeranyije abera arabiduha n'uyu munsi. Mu mutima turanezerewe, turishimye, turi mu ijuru mu buryo bw'umwuka. Ahari mu mubiri bishobora kugaragara ko bitameze neza, ariko mu mwuka turuzuye, tumeze neza, tunashiba, turatekanye, tuguwe neza, turaruhutse. Abavuze ngo bya bindi ngo bavuga ngo byararangiye, byararangiye koko, byararangiye. Nta karande, nta mivumo, nta bibazo, ntabyo. Nubwo tukiri mu isi, nubwo tukiri muri presence y'icyaha, nta bibazo, nta karande, nta muvumo, nta nyatsi. Turi mu rukundo rwa Kristo, turi mu mahoro ya Kristo, turanezerewe, tuguwe neza, dufite ibyishimo bidashira by'igihe cyose. Nta kwiganyira kuriho, ntako. Dufite Kristo, niwe byose muri byose, niwe watubereye byose. Byose ibyo twakenera byose, ibyo twakwifuza byose, araduhagije ibihe byose.